usigaye umeze nk'igiti cyatemwe ariko haracyariho ibyiringiro kuba wari ufite umuryango ugasenyuka. hari umubyeyi ejo n'ejo twaganiraga, twari duhuriye ahantu turimo gusenga, harambwira ati mukozi Imana izongera impuze n'umuryango wanjye, izongera impa ubusabane hagati yanjye n'abana banjye, izongera ireme ubusabane hagati yanjye n'umutware wawe, izongera ibikore. Habati twari umuryango mwiza tubanye neza, ariko uyu munsi hagati yanjye n'umuryango hari urwango. Ese birashoboka? Nabandi birashoboka. Wabona nawe umeze nk'uwo ariko haracyariho ibyiringiro. Uzi ko umuntu umeze nk'igiti cyatemwe, hari n'igihe bamushinja ibyaha atakoze, bakagira ngo ibyo ari guhura nabyo ni ingaruka z'ibyaha yakoze, ariko ntabwo ari ingaruka z'ibyaha, ahubwo ni nicyo gihurimo. Ariho ngo wikwiheba wicika intege, sinzi ubuzima wari ubayemo biracyashoboka. Uwo wabaye imfubyi, wari mayibobo, wabaye muri ubwo buzima, uyu munsi ko bimeze. Uwo mama wacu wambwiye ngo nzapfa nikamiye nayimbwa, uyu munsi ajya ampamagara akambwira ati ndashaka uzansura unzanire umudamu n'abana. Kubera iki? Reka tubasuhuze mwese aho muri hirya no hino ku isi. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza ko mwemeye kubana natwe muri uyu mwanya. Iyi channel ushobora kubibonye ari ubwa mbere cyangwa se wenda waragiriye umugisha wo kuyimenya, yitwa Mpumuriza TV. Hanyuma turashimira mwe mwabanye natwe mu bihe byatambutse, wakoze subscribe. Imana iguhe umugisha. Nawe utarayikora uyikore, aho urabona inyuguti zanditse mu ibara ry'umutuku, hanyuma numara gukandamo urabona inzogera ku ruhande uyikande, ukore like niba ukunze iki kiganiro. Hanyuma inkunga ikomeye no gusharinga cyangwa se gusangiza benshi iki kiganiro cy'umugisha. Kuri Mpumuriza TV tugira ibiganiro bitandukanye, abakozi b'Imana batandukanye, tuzatumira abakozi b'Imana bagiye batandukanye, tuzatumira abantu bafite ubuhamya, abantu bafite amagambo y'ihumure no guhumuriza muri bo, kuko izina ni Mpumuriza. Imana ibahe umugisha. Nge mwumva kuri mikoro nitwa Ikuzo Emi, ndanezerewe kubwo uyu mwanya Imana impaye. Tugiye kwakira umukozi w'Imana ari buze kutwibwira, hanyuma atuganize ijambo ry'Imana. Reka rero tubanze tumusengere kugira ngo Imana ibane nawe. Data Nyiringabo, uri Imana nziza, uri umubyeyi wabanye natwe, uraturera, uradukuza, uradutegura, udukuramo abagabo nyabagabo babasha guhamya ibyawe, nubwo tuhura na byinshi n'imiyaga itandukanye, ariko nta cyadugukuraho ngo tuve ku Mana nk'umubyeyi. Turi kuri wowe kuko ari wowe Data waduteguriye ibihe bikomeye tukabicamo, bikatwigisha tukagera mu bihe byiza by'umugisha, nabyo ukaduha umwanya, aya mahirwe tubonye kugira ngo benshi, isi yose muri rusange, babashe kubona ibiri muri twe unyujijemo. Niko nsengera umugaragu wawe ari hano muri kamera, yicaye kuri Mpumuriza TV. Iyi channel iri mu iyerekwa ry'umujakazi wawe Goreti, kugira ngo abantu benshi babashe guhumurizwa biciye mu iyerekwa washize kuri we. Hanyuma rero iryo yerekwa washize muri we, natwe tugiye muri uwo muhamagaro kugira ngo tubashe gukoreshwa iby'ubutwari kuri Mpumuriza TV. Umuntu wese uri kureba iyi video ntaba ari we, ahubwo ahabwa umugisha kuko yemeye kureba iyi video. Hanyuma umugaragu wawe, umuhungu wawe, uwo watoranije nawe, agiye kuvuga abwirijwe na Mwuka uri muri we, umujyanama, umwigisha, kugira ngo benshi bumva aya magambo babashe gufashwa no gukomezwa nayo. Ntaba ari we, ahubwo akoreshwe nawe kugira ngo benshi badukurikiye babashe kunguka ndetse babashe guhabwa ihumure. Urakoze kugize neza kubw'uyu mwanya, ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje, urakoze. Amen. Reka rero tukwakire mwene Data, utangire kubwira abadukurikira, hanyuma tuze kugirana umugisha wo kugira aya magambo ugiye kuganiza. Data aguhe umugisha. Karibu. Urakoze cyane mukozi w'Imana Ikuzo Emi, ndabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Mbashimana John, ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana batatu. Imana ibahe umugisha. Munyemere tuganire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yobu, ibice 14. Turahera ku murongo wa 7 tugeze ku murongo waho wa 9. Hari ijambo rivuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvisha amazi cyongera gushibuka kandi kigatoha nk'igiti kigira gitoya. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo haracyariho ibyiringiro.
hari ibihe umuntu ageramo bitewe n'ibimugose, bitewe n'amakuba n'ibyago yanyuzemo, ibyiringiro bigatakara, akumva kubaho ntacyo bikimumariye. Burya abantu bajya gufata umwanzuro wo kwiyahura aba yatakaje ibyiringiro by'ubuzima, aba yumva nyine ejo ntahahari, uyu munsi ntabwo yaba atahabona ngo ejo yumve ko ejo hahari. Ariko nje kugukomeza nkubwira ngo haracyariho ibyiringiro, haracyariho ibyiringiro. Uri muri iki gihe wowe uri aho wihebye, wikwiheba, haracyariho ibyiringiro. Hari umunsi umwe nari ndi kubwiriza ahantu kuri radiyo, naho nari ndi kubwiriza ijambo rivuga ngo nubwo utayibona ariko irahari. Mu bari bateze amatwi radiyo nari ndi kubwirizaho, umwe yumva iryo jambo aryumva ngo yari agiye kwiyahura. Yari yamaze gufata umwanzuro kubera amakuba n'ibyago yagiriye mu rushako, yagiriye mu muryango, mu akaga ni byinshi yambwiye. Yumva ngo umwanzuro no kujya kwiyahura, kandi yambwiraga gutyo ngo yari avuye mu materaniro, ko ndibyibuka hari ku cyumweru nimugoroba, ngo yari avuye mu materaniro ariko ntiyavanamo ibyiringiro. Ariko mu ijambo ry'Imana hanyuramo ibyiringiro, ntiyaba gipfuye. Yarambwira ati ubuzima bwanjye burokotse kubw'ijambo maze kubwiriza. Numva ndanezerewe, ndavana Imana ushimwe, nubwo yaba uyu wenyine gusa. Imana ishimwe yuko rino jambo ry'Imana hari ubugingo bw'umuntu rirokoye. Hari uwari ugiye gupfa, kandi bibutse ko iyo umuntu yiyahuye nta bugingo aba yiyishe, ariko kubw'ijambo ry'Imana rirokora ubugingo bwe. Reka mbabwire ko rino jambo ry'Imana ubwaryo ryuzuye imbaraga zo gukiza, ririmo imbaraga zo kuzura bari bapfuye bakabona. Harimo imbaraga umuntu atabona uko asobanura, ariko rino jambo ribamo imbaraga. Kubera iki habamo imbaraga? Mbibutse ko abantu mujya musoma ibitabo bitandukanye, ni gake cyane, sinzi ko bijya binabaho ko umuntu ashobora gusoma igitabo ari kumwe n'uwacyanditse. Ariko nabonye igitabo kimwe dusoma turi kumwe na nyiracyo, ni ijambo ry'Imana, ni Bibiliya. Kubera iki? Ni Mwuka Wera niwe wandikishije Bibiliya. Kubera yaravuze ngo mbi nyuma y'ijambo ryanjye kugira ngo nisohoze. Niyo mpamvu iyo wizeye rino jambo rikuremera igitangaza. Kubera iki? Nyiraryo abahari. Niyo mpamvu rero turivuga, twe tuvuga uko yatubwiye kuvuga. Noneho nyiri ibyo tuvuga akaba hari kugira ngo abiherekeze bireme igitangaza. Uyu nguyu ni Yobu, yahuye n'ibintu bikomeye, agera aho atakaza abana, agera aho atakaza ubutunzi yari afite, ibintu bimushiraho, ageraho naho umubiri urangira, kugeza aho yishimishije urujyo, inshuti zimushiraho, n'umugore yashatse aramubwira ngo watutse Imana ugapfa. Wakamushubijemo ibyiringiro, wakamuhumurije, na wabaye mu bamukomeretsa ati watutse Imana ugapfa, n'ubundi ko umubiri wamaze kurangira. Ariko Yobu aramubwira ngo uvuze nk'umwe mu bagore mu bapfapfa. Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, izina rye rihabwa icyubahiro, ko byishubije. Yobu yamushubije nk'umuntu ufite ibyiringiro. Hari naho hageze aravuga ngo uruhu rwanjye rumaze kubora, amaso yanjye niyo azabona umukiza, ntabwo ari ayundi. Yobu nubwo yageragejwe, ariko muri we hari harimo ibyiringiro. Ariko hari naho yageze acika intege, aravuga ngo nigira imbere sinyibona, nasubira inyuma nkayibura, iburyo n'ibumoso iranyihisha kugira ngo ntayibona. Aravuga ngo ariko izi nzira anyuramo nimara kungerageza nzavaho meze nk'izahabu. Reka nkubwire ngo wikwiheba, wicika intege, haracyariho ibyiringiro, haracyariho ibyiringiro ko uwo muryango Imana yakongera kubaka ukabamo ibyishimo birenze ibyahozemo. Haracyari, wikwiheba, wicika intege, haracyari ibyiringiro. Ndashima Yesu wampamagaye, kandi akampamagara mu gihe cyari gikwiriye. Nanjye hari ibihe nabayemo nkabona nta byiringiro by'ubuzima bihari. Nabaye imfubyi ifite imyaka 7, iwacu uri mu Bisesero aho bitazakarongi ku cyo. Imana yandokora 94, mbura ababyeyi, mbura abavandimwe, inshuti zirapfa, ariko Yesu arandokora. Nyuma y'ubwo buzima nabayeho mayibobo 2008, nabaga muri Eto Kicukiro, abahazi, ndara muri toilette ahantu bita kuri Ruwanje Gikondo, ntuzwe n'ibyo kurya byo muri puberi. Nari mbaye mu buzima budafite ibyiringiro by'ejo hazaza. Mbibutse ko nubwo Imana yavuganaga nanjye, ko icyo gihe narasengaga, kandi kuba utagira ibyiringiro si ukuvuze ngo si uko udasenga. Hoya n'igihe umuntu abasenga atakaza ibyiringiro, akumva neza ubuzima ntibizakunda, n'Imana yavugana nawe akabona nta nzira yo gusohoza iby'Imana ivuze ihari, ibyiringiro bikarangira. Ariko muri byo ngo dufite ibyiringiro bifite ubugingo, dufite ibyiringiro. Reka nkubwire ngo haracyari ibye, wikwiheba, na nyuma ya zera Imana irakora. Nubwo wabona bigiye kurangira, aho ngaho n'Imana igiserukira ikarema ibyiringiro.
ubuzima mbunyuramo, nabaye mu buzima bwinshi ntabasha gusobanura aka kanya. Kumva ubupfubyi, kumva ndabyibuka hari mama wacu twari twarasigaranye yarambwiye ngo uzapfa ikamiye nayimbwa. Hari igihe umuntu akureba watakaje ibyiringiro akarushaho kugusonga aho kugira ngo agukomeze. Ariko reka nkubwire, biraba ngo n'iki giti cyari cyaratemwe n'iki giti cyaratemwe, none hirya yo gutemwa ngo kiranuma, imizi isazira mu butaka. Ariko ndashima Imana nubwo cyatemwe n'icyaranduwe, ntabwo kigeze kirandurwa. Ariko hirya yo gutemwa, hirya yo kumira mu butaka, hirya yo gusazira mu butaka, ngo iyo cyumvisha amazi, aya mazi reka yegeranye na Mwuka Wera, iyo cyumvisha amazi ngo cyongera kubaho, kikagira amashami y'ibitontome, kikongera kugira ubuzima. Birashoboka ko muri iyi minsi wowe uri kunyumva usigaye umeze nk'igiti cyatemwe, ariko haracyariho ibyiringiro, haracyariho ibyiringiro. Kuba wari ufite umuryango ugasenyuka. Hari umubyeyi ejo n'ejo twaganiraga, twari duhuriye ahantu turimo gusenga, harambwira ati mukozi Imana izongera impuze n'umuryango wanjye, izongera ireme ubusabane hagati yanjye n'abana banjye, izongera ireme ubusabane hagati yanjye n'umutware wawe, izongera ibikore. Ati twari umuryango mwiza tubanye neza, ariko uyu munsi hagati yanjye n'umuryango hari urwango. Ese birashoboka? Nabandi birashoboka. Wabona nawe umeze nk'uwo ngo, ariko haracyariho ibyiringiro ko Imana igifata ibintu byasenyutse ikongera ikabyubaka, kandi ntumenye ko byigeze bisenyuka. N'Imana igihuza abantu batatanye ikabahuza, ukagira ngo ntibigeze banatatana. Naramubwiye ntibirashoboka. Imana ishobora kubikora mu mugoroba umwe, bugacya mu gitondo ugira ngo nta n'ikibazo kigeze kihaba, kubera ubusabane Imana yaremye hagati yawe n'umuryango wawe. Ni igikomere, ni agahinda kumva utavugana n'abana, kumva hagati yawe ni agahinda. Ariko reba ngo haracyariho ibyiringiro, nuko igiti cyaba cyaratemwe cyongera kigashibuka, kikagira amababi y'ibitontome. Kandi reka mbabwire, mu buzima busanzwe iyo wabaye igiti gitemwe ntawe utagusuzugura. Najyaga mbibona mu cyaro, iyo igiti cyatemwe ukahanyura imvura yaguye, inkweto zirimo ibyondo, umuntu wese yihanaguriza kuri cya gishyitsi. Kubera iki? Nta gaciro kiba kigifite. Umuntu wese uhageze nyine agikora ibyo ashaka. Kandi mbibutse ko igiti kigira nyiracyo kikiri igiti. Iyo cyamaze gutemwa, burya igishyitsi nta nyiracyo kigira. Niyo mpamvu mu cyaro wasangaga tubyasa, umuntu wese akaza kubera iki nta nyiracyo kigira, ko cyitwa igishyitsi. Ariko reka Imana izakigusheho imvura. Iyo wamaze gutemwa, umuntu wese aragusuzugura, nta gaciro uba ufite, yewe nta n'ukwiyitirira. Uzi ko hari abantu babayeho batagira imiryango kandi ihari, kubera ko baratemwe bameze nk'igishyitsi. Kubera rero bameze nk'igishyitsi, n'abari imiryango barabihakanye. Umuntu akakubona akagukwepa kubera ko umeze nk'igiti cyatemwe. Ntagire umuntu ukwiyitirira kubera ko ugaragara nk'igiti cyatemwe. Ariko hajya hagera igiti cyamera, igiti cyatangiye gushibuka, nta muntu upfa kucya oya kibona ba nyiracyo. Kibona ba nyiracyo kubera cyatangiye igihe cyari igishyitsi nta nyiracyo cyari gifite. Ariko ubwo hari hageze ngo gishibuke, cyatangiye kubona nyiracyo, batakira no kukirindira security kugira ngo hatazagira ucyangiza. Birashoboka ko hari muri gihe nk'iki ngiki rero, iyo baravuga ngo haracyariho ibyiringiro, nubwo igiti cyaba cyaratemwe n'imizi yacyo igasazira mu butaka, ngo iyo cyumvisha amazi kijya cyongera gushibuka, kikagira amababi y'ibitontome, ntumenye ko kigeze gisaza, ntumenye ko kigeze cyumira mu butaka. Reka nkubwire, ibyiringiro biracyahari. We mushiki wanjye unteze amatwi, we mubyeyi, reka nkubwire ngo ibyiringiro birahari. Imana irabishoboye kongera kugusha imvura kuri icyo giti kikongera kigashibuka. Umeze nk'igiti cyatemwe. Iyo igihe cyaraje ibyiringiro biraza, ibyo yari yatakaje biragaruka. Uzasoma muri 42 yaravuze ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Iyo ngo amaze kunamura, bamutura amaturo, ba Elifazi n'abandi bageze aho bamushinja ibyaha kubera ko yari ameze nk'igiti. Uzi ko umuntu umeze nk'igiti cyatemwe hari n'igihe bamushinja ibyaha atakoze.
bakagira ngo ibyo ari guhura nabyo ni ingaruka z'ibyaha yakoze, ariko ntabwo ari ingaruka z'ibyaha, ahubwo ni nicyo gihurimo. ariho ngo wikwiheba wicika intege, sinzi ubuzima wari ubayemo biracyashoboka. uwo wabaye imfubyi, uwo wari mayibobo, wabaye muri ubwo buzima, uyu munsi ko bimeze. uwo mama wacu wambwiye ngo nzapfa nikamiye n'ayimbwa, uyu munsi ajya amuhamagara akamubwira ati ndashaka uzansura unzanire umudamu n'abana. kubera iki? uyu munsi arambonamo agakira, ariko kera ntako yabonaga. reka mubwire ngo haracyariho ibyiringiro. uwanyuze muri ubwo buzima n'ayo mateka, uyu munsi ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana. ntabwo ibyo bavugaga nkigaragara nk'igiti cyatemwe, ntabwo ariko biri. ni Imana igiza n'umuryango umuntu yatakaje, nubwo cyatemwa kizongera gishibuke. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. reba ngo haracyari, wicika intege, wikwiheba, wikwihemukira, oya, wikwigirira nabi, wikumva ko ubuzima bwarangiye. ugihumeka birashoboka, umuntu agihumeka birashoboka, ugihumeka uri umukandida wo gutabarwa. wikwihebukiriho, oya, wikwihebukiri muzima. ukiri muzima byakwemera, akazi Imana yakaguha, urugo yarwubaka, ibyasenyutse yabyubaka. ugihumeka birashoboka, bikubarira iminsi, ejo hawe hazwi n'Imana. Yeremiya haravuze ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, n'ibyiza si bibi, kugira ngo mare umutima ibyo muzabona hanyuma. reka nkubwire ngo komera, wicika intege, haracyariho ibyiringiro. reka ngusengera Imana, mbwira Imana igukomeza umutima. ntabwo wabishobora, ibihe uhagazemo biragoye, aho kugira ngo ubona gukomeza ubona baguca intege. haba ngo ijambo ry'Imana yarirema ibyiringiro aho bitari bikahaba. na Yobu wahuye n'ubuzima agera aho yishimisha urujyo, inshuti zimushira, abavandimwe mushira, ngo Imana yaje kumukubira kabiri ibyo yari afite, ahirwa bwa kabiri kuruta ubwa mbere. reka ngo haracyariho ibyiringiro, nubwo igiti cyaba cyaratemwe kizongera gishibuke, kandi kigira ibiba byiza nk'ibyo cyagize mbere. kubera iki? ibyiringiro biracyahari. Imana igumisha, Imana wikwiheba, wicika intege, wikumva ko byarangiye, wikumva ko amashuri yawe apfuye ubusa. oya, wikumva ko byarangiye. biracyashoboka ko ibyo wanyazwe wabisubiza, biracyashoboka ko ibyo Satani yakunyaze wabisubizwa. haracyari ibyiringiro. uwo muryango Imana yawe ubaka ugasubira, biracyashoboka, haracyariho ibyiringiro, nubwo igiti cyaba cyaratemwe kizongera kigashibuka. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. ndi umuhamya wo kuvuga ko ibyiringiro bijya bigaruka, ibyatakaje agaciro bikongera bikagira agaciro. reka dusenge, ngusengere, mbwira Imana ngo nigukomeze, ikurememo ibyiringiro, kandi icyo giti cyatemwe Imana ikigusheho imvura gishibuke, abantu bazamenye yuko cyari cyaratemwe uyu munsi cyashibutse. Imana ibaha umugisha. Mana turagushimiye kuri Imana nziza, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Herekeza ijambo ryawe. Yobu yageze mu bihamera nk'igiti cyatemwe, kandi yigeze aba mu bihe igiti cyari gifite amashami, ariko haragera aratemwa. umuntu ajya atemwa kubw'ubutunzi agasigara ameze nk'igishyitsi. umuntu ajya atemwa kubw'umuryango agasigara ameze nk'igishyitsi kandi yari afite umuryango. umuntu ajya atemwa ku bintu bitandukanye. ndasenze abari batakaje ibyiringiro barememo ibyiringiro, abumvaga ubuzima burangiye barememe, abari bagiye kwiyahura hoya garura imitima, haracyari ibyiringiro. kuba bagihumeka birashoboka, ibyo babona nta nzira washyiraho inzira. turagushimiye ko wumvise, kandi iyo batubera igihamya yuko byari byarataka ariko biza kugaruka, kandi umukubira ibyo yari afite. natwe turi abahamya bo kwihamya, twari tumeze nk'igiti cyatemwe, none uyu munsi abari barasigaye turi twenyine, turi imfubyi, uyu munsi dufite umuryango udukomokaho. ujye urema ibyiringiro, kandi ibyo byiringiro ntibikoze isoni. ndagushimiye ko wumvishe gusenga, kandi ko hari imitima ihembutse kubwira ijambo. Mwuka Wera nakora akazi agomba gukora, twe tuvuze ibyo tubwiye kuvuga, Mwuka Wera nabisohoze, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen.